iyo utangiye gutekereza ikintu kimwe ahantu tujya twicira ibintu, iyo umuntu yibwiye ko Yesu atari ngombwa akakenerwa mu buzima bwe, niyo ntambwe ya mbere yo gutsindwa ku buzima bwawe. Iyo watangiye kumva ko Imana si ngombwa, Imana nayo arakuntu ariko Imana nayo ngo abantu bayita uko itari, Imana nayo abarakore barabeshya ngo bafite Imana kandi ntayo, ndetse nta nubwo Imana ikenewe cyane. Imyaka kwera ni gusa n'amahame yo guhinga ukamenya igihe imvura igwira, kandi bakirengagiza ko Imana ari itanga imvura. Yesu nashimwe cyane. Bakirengagiza ko Imana idatanze imvura niyo myaka itakwera. Nanone kugira ngo ukore no kwikuramo ubunebwe nayirongwe inshuti y'Imana, abakize bose sibo ntago ari bo bakoze cyane. Biravuga ngo ibihe bigwirira bose, ngo igihe cy'umuntu kigeze ngo intwari sizo zirangiza urugamba, haba n'igihe zari intwari zipfa mbere. Nuvuga ngo ibihe n'Imana igena ibihe, buri muntu wese bafite igihe cyiyo cyageze aragenda, buri muntu wese agira ukuntu akora, n'Imana itugenera ukuntu tubaho. Simvuga ngo tubabanebwe, simvuga ngo tureke gukora, ariko mbere y'uko icyo dukora cyose tubanze twibuka ko Imana ari yo mugenga wa byose. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana ibaho umugisha ndabashuje mu izina rya Yesu. Uyu ni umunsi turimo dusoza amasengesho yacu twari tumaze iminsi dukora, iminsi 14, amasengesho yo gukurwaho igitutsi, cyangwa se amasengesho yo gukurwaho igisebo. Ngo izina wari umaze igihe kinini witwa izina, witwa ritari ryiza, igitutsi bagutukaga, gikurwaho mu izina rya Yesu. Iyi ni iminsi rero twari tugize turi imbere y'Imana, turimo dusenga kugira ngo Imana idukureho iryo zina. Nkuko nagikomeje kugenda babwira tunatangira, hari izina ribi ku gihugu, hari izina ribi kuri famiye, hari izina ribi ku muntu, hari igihe hari ikintu cy'izina ribi cy'urubwa umuntu yitirirwa, mu by'ukuri iyo bakivuze ntago wishima, iyo bakigucyuriye ntago wishima. Aho niho hava iryo jambo ry'Abanyarwanda bita ngo gucyura, umuntu akamucyurira. Umuntu yabageze mu gihe runaka yakaba yishima, ugatangira kumwibutsa ibintu runaka byamubayeho cyangwa byabaye iwabo byabasebyaga. Babikora kenshi bagamije kugira ngo bambure umuntu byabyishimo yaragize. Iyo umuntu yari avuka mu muryango ukennye, ufite amateka atarabaye meza, noneho akazamuka yageze mu rwego rwo hejuru, abantu batangira gukurura bakubita hasi. Bamukurura gute? Batangira guhamagara, kuvuga, kwibutsa amateka y'iwabo, uko bari bameze, uko bagendaga, ibyo bakoraga, byose babikora bagamije kugira ngo bakwambure bya byishimo warugize. Byose isi bikora kugira ngo ikubabaze. Iryo rero ni izina. Nanone icyo ni igisebo kiba cyarabaye kikarangira. Hari ikindi kintu nanone kiba kiri ku buzima bw'umuntu ahora yitirirwa, ari nk'ingeso yamunaniye kureka, ingeso kwiba, gusinda. Umuntu asinda akigaragura mu muhanda ari umuntu w'umugabo, umuntu uhora yiba, cyangwa se abana mu muryango biba bose ari abajura. Wajya umwe afungiye kuri brigade, unafungiye aha, unafungiye aha. Ni ikintu cy'igisebo kiri mu rugo. Rero Imana ijya ibasha gukuraho ibyo bintu. Yesu nashimwe cyane. Ibyo ngibyo hari igihe usanga ari ikibazo kitakurwaho n'abaganga, hari igihe usanga ari ikibazo kitakurwaho n'abajyanama runaka, ahubwo ari ikibazo gikeneye ko Imana ubwayo ari igikuraho. Yesu nashimwe cyane. Icyo nicyo tumaze iminsi turimo dusenga tuvuga ngo Imana idukure iryo zina ribi, Imana idukureho urwo rubwa, Imana ihindura amazina yacu. Yesu nashimwe. Imana ihanagura amarira ku maso yacu. Rero turimo dusoza uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ndagira mbereka ibintu, ubuzima bw'umuntu uri muri icyo gihe cyo gutukwa, uri mugendana urwo rubwa. Hari igihe umuntu agibwaho n'urubwa ku buryo ageze igihe cyo gutangira kumva adakeneye no kuba mu bantu. Yahura n'umuntu akavuga ati buriya ntibashobora kuvuga amagambo atatu bataranyibutsa ibingibi, ntibashobora kuvuga amagambo angahe bataranyibutsa ibingibi. Iyo kubera ko ahora yumva ibyo bintu bamubwira, ageze igihe umuntu yumva atakishimiye kuba mu bandi bantu. Ageze igihe umuntu yumva ko byamubera byiza ahinduye igihugu, byamubera byiza ahinduye quartier, byamubera byiza agiye ahandi hantu batamuzi, nibwo yakumva agize amahoro mu mutima. Kubera iki? Abamubonye bahamagara rya zina, abamubonye bavuga cya kintu gikomeretsa umutima we. Icyo ni ikintu kiba ku muntu, kigahora kibabaza umutima we cyane. Nanone hari igihe aba ari nk'indwara runaka,
umuntu arwaye cyangwa se muri uwo muryango, ku buryo hari imiryango myinshi igira abantu barwara indwara yo guhera, umuntu akikubita hasi, yaba ari mu isoko akikubita hasi, yaba ari mu bukwe akikubita hasi, yaba ari n'ikintu mu by'ukuri si indwara ngiramwishe, ntimuteye umuriro ngo ari kwa muganga bamushyireho serumu, ariko ni ikintu abana nacyo aho agize kikamukubita aho ngaho, ni ikintu gihora kimwandagaza, ni ikintu gihora kimuteza urubwa, ni ikintu gihora umubonye aravuga ngo ni wawe, nicyo ni cya cyana cyo kwa kanaka, cyangwa se ibyo nibyo kwa kanaka, n'undi yagira kana ngo uko niko babaye iwabo, nuko bamera, nuko bapfa. Icyo ni ikintu cyitwa urubwa. Icyo rero nicyo kintu twarimo tuvuga ngo Imana ikidukureho. Yesu nashimwe cyane. Kushobora ko taratangiranye natwe, wenda nawe uri murankurikira none hari bubyumvishe bwa mbere, ariko birambwira ngo abatangiye nyuma nimugora saa 11 bahembwe kimwe n'abatangiye mu gitondo. Rero uko nawe dufatiye aha kuri uyu munsi wa nyuma, Imana yo mu ijuru yatabaye abambere nayo gutabara. Iyakijije abandi urubwa nayo rugukize mu izina rya Yesu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 61, duhere ku murongo waho wa mbere. Biravuga ngo umwuka w'Imana ari muri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta mu cyimbo n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse, maze yamaze ibihe byinshi iri imyirare. Abanyamahanga nibo bazabagaburira, nibo bazagaburira imikumbi, kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira. Abashyitsi nibo bazajya babahingira, bakicira imizabibu yanyu. Ariko mwebweho muzitwa abatambyi b'Uwiteka. Abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Muzarya ibyo abanyamahanga batunze, kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Amen. Yesu nashimwe cyane. Muri iyi nkuru nsomye ndende, ndagira ngo tuganire hamwe, mbereke ubuzima bw'umuntu uri mu bihe byo kuba hari urubwa yambaye, byo kuba hari igitutsi kimuriho, muri icyo gihe ukuntu aba ameze. Yesu nashimwe cyane. Hari ibintu bigera nko kuri 7 tugiye kurebera hamwe biranga ubuzima bw'uwo muntu. Icya mbere bivuga ngo yantumye kuvura abafite imvune zo mu mutima. Buriya hari imvune ziratandukana. Imvune y'ikintu wikoreye ku mutwe n'imvune y'ikintu wikoreye mu mutima ziryana mu buryo butandukanye. Imvune y'ikintu wikoreye ku mutwe ivunika uhura n'umuntu akakwakira. Imvune yikoreye mu mutima nta muntu uhura nayo ngo akwakire. Izina ribi, urubwa, igisuzuguriro, igisebo ku muryango wawe, kiba ari imvune uhura mu mutima iteka ryose. Niyo uri mu bantu uravuga ugaseka kugira ngo use nk'ubyirengagiza, ariko ntabwo bigenda. Abo wicaranye nabo cishema amaso ukavuga uti aba ngaba nubwo barimo bapretendinga ko nta kibazo, ariko ndabizi mu mitima yabo barimo barabivuga. Niyo batabivuze n'akanwa ngo bisohoke hanze, wowe utekereza ko arimo kwivuga mu mutima wawe haba haremerewe. Ikintu cyitwa urubwa ku muryango, ikintu cyitwa igisebo ku muryango runaka, ni ikintu gituma abantu bahora bumva bambaye urubwa. Ni ikintu gituma umuntu uvuka muri uwo muryango agenda yumva atisanzuye. Ni ikintu gituma n'umwana yari mu bandi bana yumva atishimye nkabo, kubera iki igihe cyose ahora yibuka urubwa ruri iwabo mu rugo. Rero iyo umuntu abayeho icyo gisuzuguriro cyaguhaye imvune yo mu mutima, umuntu ufite igisuzuguriro icya mbere akenshi ahorana imvune yo mu mutima, ntago bishiramo. Icya kabiri ni ingoyi. Nuvuga ngo hari ukuvunika ariko hari no kubohwa. Hari ukuvunika, hari no kuzirikwa.
nuvuga ngo kubaho ni ukuvuga ngo igihe cyose mu mutima wawe mu tekerezo ya uhora utekereza kuri cya kintu. Iyo uryamye ugitekereza, iyo ubyutse uragitekereza, iyo ugiye mu nzira uragitekereza, aho uri hose uhora ugitekereza. Nuvuga ngo cyarakubase, cyarakuziritse, kirakuremereye, kirakuboshye, nta bwisanzure, nta bw'inyegamburiro ufite, iminsi yose aho ugiye uhora ukireba imbere yawe. Icyo kintu Imana ikigukureho mu izina rya Yesu. Icya gatatu, niyo ngo kigushyira mu kato. Igisebo gishyira abantu mu kato, kigushyira mu muhezo, kigusohora muri sosiyete abandi bantu baba, ku buryo wumva hari urugero kera na nkiri umwana, hari umuntu twari duturanye yararwaye indwara isebeje cyane, noneho baba bagiye kujya nko mu mako abandi bantu yari umudamu, bakamubwira bati ariko sugura atinyuka kujya mu bati ariko nimundeke ngende, abantu bose barabizi ko ari indwara yanjye. Nuvuga ngo uko yari ameze iyo ndwara ukuntu yari mumereye cyari igisebo gikomeye cyane ku buzima. Ndakubwiza ukuri, hari ikintu kiba ku muntu cy'igisebo, hari ikintu kiba ku muryango cy'igisebo, ku buryo iminsi yose n'iyi ikintu kibaye ku musozi umuntu aravuga ngo ubwo ni kwa kanaka. Bapfa kumva gusa hari akantu gatigiye bagivuga ayo makuru muri rwamubariza ahandi, ibyo ni kwa kanaka. Kubera iki? Bazi ko ibyo bintu byose ari iwanyu nta handi biba. Rero iyo bibaye kenshi umuntu atangira kwishyira mu muhezo, umuntu atangira kumva ko hari kumwe n'abandi bantu atisanzuye, ukumva ufite amahoro ari ukuri wenyine nta bandi bantu muri kumwe. Ko iri kumwe n'abandi bantu baragucumuza, wumva ukeneye kuba wenyine. Hari abantu uzumva kubwira mugana ngo ngewe numva mfite amahoro iyo ndi jyenyine ntari kumwe n'abandi bantu. Yesu nashimwe cyane. Abandi ababwira ngo aho kugira ngo mbe ndi kumwe n'abantu nawe ndi kumwe ngo nkunda kwiyumvira radio, kandi radio ni abantu bavugiramo. Aho bitandukaniye radio n'abantu nuko abantu arabegera akavuga nabo bakavuga, ariko radio yumva ibyo atari busubize, nta nuri buze kumutuka kuko ari kuri radio. Rero kubera kurambirwa incyuro z'abantu, kubera kurambirwa amagambo yabo, bigeze igihe umuntu yumva byaba byiza aba yari wenyine ahantu yiherereye kuruta uko yari kumwe n'abandi bantu. Ikindi kintu nanone, umuntu ufite igisuzuguriro cyangwa se ikintu cyabasa ubuzima bwe cyamuhaye izina ribi, nuvuga ngo iminsi yose ahorana amarira. Niyo mpamvu yavuze ngo yaje kumbwira no guhoza abarira. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo ririya zina rero ubwa kira gisuzuguriro kiguha umubabaro w'iteka ryose. Uriya mubabaro uhora urira. Umunsi umwe uhora n'akana kagucyurira ukarira, ejo wahura n'akana kagucyurira ukarira, ejo wundi wahura n'akana kagucyurira ukarira. Nuba iminsi yose abantu bahora bakomeretsa umutima wawe. Iminsi yose abantu bahora bakwibutsa ibyabaye. Iminsi yose abantu bahora bakwibutsa ibya mukuru wawe, bahora bakwibutsa ibya papa, ibya mama. Iminsi yose bahora bakwibutsa ibyabaye. Rero nuvuga ngo kubera umubabaro umuntu ahora yijimye iminsi yose, agahorana amarira. Ikindi nanone aba yambaye buriya ubuzima bwose buguha imyambarire. Ufite imyambaro yabo ahorana umwambaro wo kubabara. Wiyantumye kubaha ikamba ryo kwambara mu cyimbo cy'ivu, mu cyimbo cyo kwambara ibicocero, mu cyimbo cy'ubwo buzima aba yarahawe, ubuzima bukwambika umwambaro. Hari igihe ubuzima bukwambika muri ku mugore Yesu yakijije afashe kuri Yesu ngo amaze imyaka 12 arwaye indwara yo kuva. Niyo ngo hari imyambaro yambaraga, hari indi myambaro atambaraga. Ikigeragezo runaka, ubuzima runaka, hari umwambaro bukwambika. Usenga Imana ngo umunsi wantabaye sinzongera kwambara iki kintu. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe ubuzima bukwambika umwambaro umwe, aho uciye hose bakakwitira wa mwambaro. N'umwana yaba ngo ninde uciye ngo ni wa mugabo ngo ninde ngo wa undi wambara ishati y'umutuku. Nuvuga ngo iyo shati y'umutuku niyo bakuzimo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru. Iminsi yose utazi izina ryawe iyo agiye kugusobanura ngo ni wa mugabo wambara ya shati saguri. Icyo ni igisutsi bwoko bw'Imana. Muri ibi bihe turimo dusenga, ndagira mbwire ngo Imana ya Isirayeli, Imana dusenga, Imana yumva igukurikira tuti mu izina rya Yesu. Ikindi nanone icyo gisebo n'icyo giti kikubaho kikuzana ikintu cyitwa kutemerwa. Iminsi yose ntushobora kwemerwa, ahantu hose urahinyurwa, abato baraguhinyura n'abakuru bakaguhinyura. Niyo ngo ntushobora guhagarara mu bantu ngo uvuge niyo waba ufite niyo bivuga ngo inama z'umukene zirahinyurwa, inama z'umuntu w'igisuzuguriro nk'uko nta nubwo bagutega amatwi ngo uvuge. Niyo witwa ngo ugiye kuvuga nta uha agaciro ibyo urimo kuvuga wowe, ahubwo igihe cyose bumva wabarambiye. Iyo uhuye n'umuntu yumva adakeneye no kumara iminota 2 nawe,
n'uhamagaye yirukankira gukupa vuba na vuba kubera uri mu gihe cyawe cyo kwambara igisuzuguriro. Iyo minsi yose uko ugenda uca ugenda ugera, ndagira nkubwire ngo ni Imana yonyine ishobora gukuraho icyo kintu. Yesu nashimwe cyane. Ni Imana yonyine ishobora gukuraho icyo kintu. Iki nanone umuntu ahora ababaye, ahora n'umutima wijimye. Umuntu umeze gutya, ikintu cyitwa kuramya Imana bibakureye, ikintu cyitwa guhimbaza Imana kibakureye, ikintu cyitwa kujya mu birori nk'abandi habaye ubukwe bibakureye. Niyero bwa famiye yumva atari bujyemo, niyo hari abayigunza bari wenyine kubera iki ntabwo isanzura afite. Izina rimuriho, urubwa yambaye rumuriho, rwamushyize ahantu umutima uhora wijimye, umutima urababaye, nta byishimo bibamo habe na gake. Aho ari hose ahora yitekerezaho yibaza, Mana niki cyabayeho, niki nakoze, niki nacumuye, nagutwaye iki, nakugize ntese Mana umpora iki ko abandi ntacyo babaye. Nuvuga ngo mu minsi yose umutima uhora wijimye kubera iyo arebye cya kintu kimuriho, iyo arebye ya ndwara imuriho, iyo arebye. Nigeze kubona umuntu akenshi abantu bamwe inzoga buriya uwaraye mu kabari abenshi mu gitondo babarira, usanga umuntu arimo ararira ku Mana nk'ubu wazankijije inzoga, yarayazinywagejeje mu gitondo ariko arimo ararira ngo Imana izimukureho. Nawe arabona ko yakwireba ukuntu asa. Ari umuhungu umwe twabanaga yigeze kunywa inzoga guhera ku wa gatanu, bigeze ku cyumweru aragenda agiye gukaraba ajya mu ibasa aroga atiyambuye. Nivuga ngo yakarabiye n'ipantaro ze zose arakaraba, ashyiraho isabune. Ese kurimo gukaraba wambaye utiyambuye ipantaro ntago abyumva, ubwenge bwagiye, arimo arakaraba yambaye. Yageze nubwo yibagirwa izina rye, ajya avuga agiye kwivuga ngo yewe ngo hariya ntabwo nuvuga amazina kuko abantu bose bayamenye. Noneho aravuga ngo yewe ngo ubonye bakana kariya, abo yavugaga yavuze we. Nkuko najya kubwira DJ ngo ese DJ ngo ubonye, ngiye kumubwira ngo ubonye ba star, yamvuga ngo ese bagisagara urabonye ko bari hariya. Arimo yivuga, nuvuga ngo yageze igihe cyo gutakaza ubwenge, nta nubwo azo wari. Yesu nashimwe cyane. Rero hari igihe kiba ku muntu kumva kirakurambiye cyo kuri Imana yemwije habwe cyubahiro ko yakijijwe. Nta kindi iki kintu kiba ku muntu cy'igisebo cy'izina ry'umuryango. Hahandi n'umubyeyi yicara avuga ariko wa Mana niki nagutwaye ko. Abana bagahera ku wa mbere bakageza ku wa nyuma bose barababizo. Abakobwa barabyariraho, abahungu n'abajura, bandi bataye. Uwo high school fees ngaje kwiga arazirya kagaruka. Uwo babwiye uragiye inka arazigurishije mu rwuri. Imyaka irera umwe agaca hari agatema igitoki akakigurisha, iba bajya kugishaka bakakibura. Nubwo ibintu byose mubyakibaza ariko ibintu bimbaho. Niki nacumuye ku Mana, niki nakoze. Ku buryo n'umuntu muri quartier ikintu gikorwa cyaba babangubwe ni kanaka. Umuntu ashobora guturuka irunaka kiba kubera ko umuryango wari ku igisebo cyo kwiba nicyo mutibye mukakiturirwa. Ngo muri munirwa mujya gushakira hano mujye kureba kwa kanaka ubwo niho biri. Sibo biba, hari abandi biba kuri uyu musozi. Iyo umubyeyi yumva amagambo nkayo akomeretsa umutima we. Niyo mpamvu kino gisuzuguriro gituma umutima w'umuntu hora wijimye. Ingaruka zacyo rero, niyo ngo ingaruka z'iki kintu hora wikoreye utwara, iya mbere ikuhungabanya cyane isi y'umwuka kuri wowe. Niyo ngo no mu mwuka kugira ngo usabane n'Imana biragorana. Ntago byapfa koroha kuko iminsi yose uhora uca imanza mu mutima, uhora utongana, uhora utukana, uhora wangana, uhora wumva abantu bakwanga, uguciye wumva kureba nabi, ugusuje wumva gusuje nabi, ugusuje ukumva akuninira, ukubwiye ngo waramutse ukavuga ati buriya yumvaga ko ntagomba kuramuka, niyo mpamvu ambwiye ngo naramutse. Ko iminsi yose uhora wumva uri mu mutima. Iyo umutima wawe hijimye biragorana kugira ngo uzafate umwanya wo gusabana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Niyo ngo iri zina ingaruka zaryo za mbere nuko zibanza kukubuza gusabana n'Imana. Kuko Satani araza kanakumvisha ko n'Imana ubwahita gukunda. Agabura ngo niba Imana igukunda kuki byakubayeho, kuki utameze neza nk'abakanaka. Nyamara buri muntu wese agira igihe cye. Iki ni igihe cyawe cyo kurira ariko ejo hazaza igihe cyawe cyo guseka. Iki ni igihe cyawe cyo guseba ariko ejo hazaza igihe cyawe cyo kwambara ishema n'icyubahiro. Iki ni igihe cyawe cyo kuvugwa ariko ejo hazaza n'ikindi gihe cyo kuvugwa neza. Ntago umuntu ahora avugwa nabi iteka ryose. Ndakubwiza ukuri, uwo waseka uyu munsi ejo bazaba bamuvuga neza. Uwo bavuga nabi uyu munsi ejo bazaba uwo bavuga neza uyu munsi ejo bazaba bamuvuga nabi. Niyo ibihe byose bihora bisimburana. Yesu nashimwe cyane. Ahubwo we mu gihe cyawe bigusaba kwitwararika kugira ngo utazagira abandi bantu ukomeretse ejo bakazabikwibutsa. Yesu nashimwe cyane. Ko nta muntu numwe uhora ahantu ari. Haleluya. Nta muntu numwe ku isi y'Imana n'abami bageze igihe bagatanga.
nuvuga ngo urwego rwose waba uriho nagira ngo nkubwize ukuri igakubana n'abantu bose neza, kuko abo ibikomere byawe ubijerire iwawe, ntukomeretsa abandi bantu, ko nubakomeretsa ejo muri cyagiye nawe uzaba wageze hahandi bazakwibutsa ibikomere wabateye. Yesu nashimwe cyane. Rero uvuga ngo muri uyu muntu muri ibi bihe no gusabana n'Imana biramuvuna, biramunanira. Rero nagira nkubwire ngo humura, ndaza kubwira sinkubwira ibiteye ubwoba n'ibibi gusa, ariko kandi hari n'inkuru nziza mfite uyu munsi. Yesu nashimwe cyane, hari inkuru nziza mfite. Ikindi kintu cya kabiri kiba kuri uyu muntu, aravunika kuko nahabona yagatanze umusanzu asanga adafite uburenganzira bwo kuwutanga. Aho ageze yagatanze inama, nta kintu kiryana nko kubona, reka mbarugira kugira ngo mubyumve, ni nkuko wabona umuntu hari famiye ziri mu makimbirane, nyamara igihe ubona bakabahaye inama yuko bacoca ya makimbirane bakongera bakabana neza nk'umugore n'umugabo, ukibuka ko Satani yagusize urwa rw'uko wawe yagiye mwatandukanye, ntabwo uri bujye gutanga inama yuko abantu bakurugo kandi rwari rwarasenyutse. Nyamara wenda rwasenyutse atari nawe bigizemo uruhare, hari izindi mbaraga zaje, hari izindi mpamvu zabayeho. Hari n'igihe umuntu yibeshya, hari igihe ko biranga pe, hari igihe byanga, ariko kubera ko uzi kwambaye urubwa rw'uko washenye, aho ubona hagiye gusenyuka wakaba ujya gutanga inama, ntushobora kujyayo kuko nujyayo mbere yuko birabatego nawe uraje wabanje ukagarura wawe, kuko batari bukwemere kandi ubona hari inama bagatanze urababara. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo iki kintu cy'igisebo gihora ku muntu cyamujyanye mu bwigunge, cyakomeresheje umutima we, cyamubabaje cyane, hari nawe ugiye kikamwambura uburenganzira bwo kuba yatanga inama kandi mu gihe akaba yazitanga. Ikindi kintu kibabaza ni uguhinyurwa n'utaka guhinyuye, ni ugusuzugurwa n'umwana. Iyo ugeze muri iki gihe n'uwo wahaye amafaranga igihe wari uyafite ntashobora kubyemera ko yamuhaye. Unuvuga ngo uwo yigeze guha amafaranga ukamuguriza agacuruza, uyu munsi akaba ameze neza. Nigeze kubona n'umugabo umwe ni uwo muri famiye arimo ambwira ashaka kujya kureba umuntu yari umuyobozi muri ministeri, noneho akambwira ngo ndashaka kujya kumureba, ngo ni inshuti yanjye, ngo twarabanaga, ngo icyo gihe akiga, ngo yajyagaza, ngo tugahura, ngo tukabana, ngo hanyuma ibiki. Muri izo story urimo kuganira ni za kera. Uyu munsi wowe urwego urimo, Yesu nashimwe cyane, n'urwego arimo, kugira ngo ugende ujye kuri ministeri utangire kuvuga ngo ndashaka runaka, ngo hanyuma mbere na mbere secretary arakubaza ko ufite appointment, numubwira ngo ntayo nturi bumubone, nutangira nturi ujye kumwibutsa ngo urumva ngo kera ngo nabanaga nawe muri ghetto, ngo yari umunyeshuri, ngo nubwo nge ntigaga, ngo naracuruzaga icyo gihe, ntabwo ari bubyumve. Nujya baragenda bambwire ngo umuntu witwa runaka aragushaka, runaka wahe, urumva umuntu security azageza kubaze ngo uruwahe, mwumvire ngo ndo kwa kanaka yongera subireyo, ngo aravuze ngo ndo kwa kanaka wiho rutuye he, yongera garuka ngo mwari mutuye he. Ibyo bintu urumva umuntu yabivamo, iturize nturi bumubone, kandi koko yaragiye ntiyamubona. Nambwiye ikintu gishobora gufasha ni kimwe, niba koko unyemerera ko muziranye, genda uzajye kumusura iwe mu rugo. Ugera mu rugo ukasanga abasekirite cyangwa se ukasanga umuzamu cyangwa se umukozi wo mu rugo, kandi wenda hari uzagera umubwire ngo nje kanaka aje kugusura mu rugo, ariko nutagira kujya kujyana ibintu byo kumuzi mu kazi nuko mwabanye, ntabwo bibuze kuvamo. Yaragerageje ahantu hose, aragerageza no guca mu bavandimwe nabaye ngo bagerageze kumwibutsa, ariko byarangiye atamubonye. Hari igihe kigera wowe ukimenyera uruko ngo ahandi. Hari abantu bahaye amafaranga kera ukiyafite ngo bacuruza, uyu munsi n'abakire muri Kigali barakomeye, ntibashobora kukwibuka niyo wagira ute, bazongera kukwibuka ariko wabonye yandi wongeye guhura nawe mwagiye kurangura. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo nukenera ko uyu munsi bari bugusange hariya muri karagashamburete kawe, bari bugusange hariya urimo kurya cyapati n'ibishyimbo bya 200, abandi babyuka mu gitondo bakajya kunywa icyayi muri hoteli y'inyenyeri 5, ntabwo bishobora guhura. Igihe kizagera none agenda ukababona na wa wundi wayahaye azatinya kuvuga ko amafaranga afite akomoka kuri wowe. Igihe uzongera guhura nabo ni igihe cyonyine Imana izongera gushumbusha, haleluya, ikagusubiza. Nimwongera guhurira mu ndege mu gihe Dubai kurangura, uwo munsi muzongera muganira, ariko uyu munsi utari wongera guhura nabo hariya ntabwo mushobora kuganira. Iki kintu cy'igisebo cy'urubwo umuntu agendana, hari ahantu kigera kumvura kirambiwe, hari ahantu sizi niba wumva kirambiwe, nyemerera dusenga Imana. Yesu nashimwe cyane. Niba wumva kirambiwe utagishaka, nyemerera dusenge. Nanone buriya abantu
uko uwo mugabo twavuganaga icyo gihe yaje kongera ko undi we yaramubonye kuko yari mu rwego nawe ntaga n'umucuruzi ariko se umucuruzi ukomeye nawe yamufashije nuko muri ibyo bihe business ntabwo zagendaga neza hambwe ati kanaka we naramubonye ariko kanaka nawe ntabwo wamubona ntabwo byashoboka nshuti yanjye banza ukurweho icyo kizina wambaye banza ukurweho icyo gisuzuguriro wikoreye Imana nimara kukigukuraho uzajya gushaka abantu nushaka kujya kubashaka kitarakuva urashaka kujyana ibibazo n'abantu urashaka kwikomeretsa umutima uzatangira ibyo ngo barirata abantu bikigiye mu bana hari icyo ufite mu bana nyine menya ko ari kisiteye ese urayihindura ishobora nuwo muvukana ujya kumureba akavuga ngo nta hari kandi ahari Yesu nashimwe cyane nutangira kujya gushaka abantu ibundi hari ukuntu wiga kujera ibihe ukavuga ngo ibi bihe ndimo muri iki gihe biranyemerera kuganira na bakana ariko ntago binyemerera kujya guhura na barunaka nimara kubona iki gihe amateka yahindutse n'abarunaka nzajya kubashaka nganire nabo kuko uyu munsi ntago bashobora kuma audience yabo iyo utabashe kubimenya ugashaka kugira ngo ibintu ibihe byitiranye birakuvuna muri wowe mu mutima wawe menya ngo iki ni igihe cyane cyo gusaba iki ni igihe cyo kwambarira izina iki ni igihe cyane cy'inzara ni igihe cyo gukina ni igihe cyo gushomera n'Imana nkeneye guhamagara ku mavi yanjye nkasenga Imana ikansubiza ishema ikansubiza icyubahiro nimara kunsubiza mu kazi nzongera mpure nabo tuganire ariko uyu munsi nutangira kwiruka ku marembo y'abantu komanga mwariganye mwaraturanye muraziranye banyoko nabo kwa babyara banje nabo kwa data wacu nabo kwa runaka ningereyo baranyakira ntago uri bukwakire uko ni kwisi yubakitse ndakubwiza ukuri ntago urakenera mu rusengero ngo rene warokora ukuntu bakureba wari wasonzera mu rusengero ngo barokore ukuntu bakureba abo mwasenganye batangiye kuvuga kutanasenga utanakijijwe ahubwo iyiza kubusenga Imana barakwibutse iyi bihe byaje igakwijera wige kwijera n'ibyo kugira ngo utazakomeretsa abantu Yesu nashimwe cyane wakwibaza ngo se ibihe nk'ibi ngibi Imana ibikizita umuntu wowe nkurikiye uri muri baza ngo ibyo byose utubwira turabyumva kandi turanabifite abantu twese turi mu bihe bitandukanye tugenda duhura n'ibibazo mu buryo butandukanye no mu bihe bitandukanye uyu munsi ushobora kuba wowe urimo hari uwicaye hariya uri muracuruza bimeze neza ariko nyamara muri 2018 business yari yaranze hari wari wicaye 2018 gihe yawe yangaga hari yundi yagendaga neza rero ibihe birasimburana nta bihe bihoraho Yesu nashimwe cyane muri ibi bihe icyo mbabwira ni kimwe igakujera ibihe byawe igakuvugana n'Imana igakubana n'Imana kurenga uko watekereza ushaka kubana n'abantu ko nujya kwikorera abantu ngo baranyanga ntago bandeba narakenye barandeka genda ukire bongire bakurebe nyine ngo aho kugira ngo wozwe nuko narakenye baranyanga narashomereye baranyanga yewe niba utekereza ko abantu bazaza kugushaka bakagusanga iyo ngiyo abasamariya beza uzababona ko Imana izahagutungira ntago uzapfa izohereza umusamariya mwiza aza gutabara Yesu nashimwe cyane ariko nutangira kujya kwirukanka aho bashaka ntago uzababona bazagukwepa kubera iki hari izina wambaye hari izina rikuriho iyo abantu bavuga ngo kana kuriya wari wagira ahantu bavuga izina ryo kono abantu bararebanye kubera iki hari wahageze imbere kuvuga nabi haraguharabika aravuga ku buryo ugera ahantu niwe kanaka undi agacisha gutya ikirenge munsi y'intebe agakandagira undi yamukandagira akamenya icyo amubwiye barimo baragucanira n'inzara kuko ni we runaka hari izina ryawe bazi hari igisebo wakuziho hari ikintu bazi kikometseho ndagira mbwire ngo n'Imana yonyine ibasha gukiza ibyo bintu Yesu nashimwe cyane n'Imana yonyine ibasha gukuraho urwo rubwa n'Imana yonyine ibasha gusibanganya ibintu nk'ibyo ngibyo wambwira ngo ni gute Imana ibigenza dore ko Imana ibigenza rero iyo umuntu ameze gutyo ikintu cya mbere Imana ikora Imana mu rukundo rwayo mu mbabazi zayo igihe isi yari imeze uko nguko igihe twari twikoreye imvune zo mu mutima igihe twari twikoreye agahinda n'imibabaro igihe twari turuhijwe n'iyisi aho niho ijambo ry'Imana rivugira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura iki Imana ikora cya mbere Imana yohereza Yesu mu buzima bwawe Yesu nashimwe cyane igihe twari turushye tumeze nabi dupfuye Imana yohereje Yesu mu buzima bwacu iyo Yesu yamaze kuhagera niwe gakiza kacu Yesu aguha gakiza iyo umaze kwakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe iyo umaze guha ubugingo bwawe Kristo iyo umaze kubatizwa iyo umaze kumwakira hari ikindi kintu gikomeye cyane aguha haleluya no ngo ikintu agukorera kindi ni kimwe Yesu nashimwe cyane biravuga ngo twahawe imigisha yose
ngo yo mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu. Haleluya. Iyo ugeze muri Yesu uraruhuka. Yesu yaravuze ngo Yesu niwe buruhukiro bwacu, Yesu ubwoko bw'Imana. Kera mbere yuko Yesu aza hariho isabato. Akigihe Yesu yaje, isabato bivuze ngo ni rest, bivuze kuruhuka. Igihe Yesu mbere yuko aza abantu bararuhukaga ku umunsi wo kuruhuka byari umunsi wo kuwa gatandatu. Wari umunsi w'isabato. Ariko Yesu ahageze aravuga ngo ni nge sabato. Ugeze muri ngewe abonye uburuhukiro. Ugeze muri ngewe akira imibabaro. Iyo Imana igiye gukiza umubabaro, ikintu cya mbere gukorera yohereza Yesu mu bugingo bwawe. Iyo Yesu yahageze uraruhuka nshuti y'Imana. Wambaza ngo ko mbona izi mvune zifite kandi mfite Yesu. Wowe ukurikira inyigisho y'ubushize, izi nyigisho ushaka kuzikurikira agenda kuri YouTube cyane, wandikemo izina, inyigisho uzajya uzibona. Niba ushaka kumbaza ngo ese ni gute Yesu kukigiye bimbaho kandi Yesu mufite, genda ushakira inyigisho twize ubushize urabibona igisubizo kirimo. Nivuga ngo igisubizo ni iki? Imana iyo igiye kugutwara ku rwego rwo hejuru ikujyana ku ikosi. Iyo kujyanye ku ikosi niyo mpamvu Imana yemera kugerageza uwo yemera neza ko ari umwana wayo. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo Imana ishobora kugerageza utari umwana wayo, ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Niba uri umurokore ukaba unkurikira ukaba uri muri ibi bihe urimo wambaye urwo rubwa, urasebye, urashonje, urarwaye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iyo Imana ije gukiza, iyo Imana ije kukuraho urwo rubwa, ikintu cya mbere baza gukora yohereza Yesu Kristo akaza. Ko Yesu niwe mucyo w'isi. Iyo aje aza muri wa mwijima wawe, kandi hari umwijima hakigirayo umucyo kaza mu mutima wawe. Ko hari ibintu byinshi Yesu akora mu buzima bw'umuntu iyo wamwakiriye. Iyo wakiriye Yesu Kristo umukiza n'ubugingo bwawe, uwakira amahoro. Yesu nashimwe cyane. Umutima wawe uratuza. Yesu akubera inshuti nzima. Niyo za nshuti zakwanze. Yesu ni umutunzi. Biravuga ngo twahawe imigisha yose. Imigisha yose bivuze iki? Buriya umugisha ari abantu twitiranye umugisha, ibyo twakaba umugisha nyirizina ntitumenye, ahubwo ibindi tukabyita umugisha kandi atari byo umugisha. Kuko abantu bibeshye yuko gutunga amafaranga menshi ari umugisha. Ntago ari byo. Ntago ari byo. Kuko ushobora gutunga amafaranga menshi ariko ntugire ubuzima bwinshi. Iyo ufite amafaranga ntugire ubuzima, amafaranga ntaba umugisha. Yesu nashimwe cyane. Ni nkuko ushobora kuba hari abantu ushobora kugira uwo nkurikire wenda urwaye wihangana singamire gukomeretsa, ariko ndimo ndigisha reka ntanga urugero. Ushobora kugira amafaranga menshi cyane ku buryo wumva niyo byasaba kurya ikintu cyose kiri ku isi kiribwa wakirya, ariko ukaba ufite ikibazo cy'uko umuganga yakubwiye ngo nta kindi kintu wemerewe kurya uretse ibijumba bidahasi n'ibishyimbo bitarimo umunyu. Ubundi iyo kurya ibiriye byonyine kenshi warwara na bwaki. Ntiwemerewe kunywa amata, ntiwemerewe kurya inyama, ntiwemerewe kurya amasamaki, ntiwemerewe kurya ibi, ntiwemerewe ibi. Ikintu wemerewe ni kimwe cyonyine: ibijumba bidahasi hariya kandi bitarimo n'umunyu. Ibishyimbo ntibikarangwa, ntiwemerewe kurya na dodo zirimo, wemerewe kurya ibyo bishyimbo byonyine kandi nta munyu urimo. Hariya amafaranga yakuryohera? Ntabwo byakunda. Ushobora kugira amafaranga ukaba wahindura imyambaro inshuro 6 ku munsi, ariko ukagenda ukagura umwenda uguhenze kweri, ukagura umwenda w'ibihumbi birenga 100 cyangwa 200, wawambara waca ahantu ariko we buriya uriya muntu yambaye igiki koko, ni muri ukuntu ameze, kubera iki wagishyizemo ariko ntiwaberewe. Niyo ngo rero umwenda uhenze ku bwawo si umugisha. Umuntu yakwikurira kacagwa ke kanyabugogo kari kera zikibaho, yagatera utuzi nta ni pass akakaraza hanze umuyaga ukagahuha kakarambuka kakambara, yacare ngo ni muri umuntu wambaye neza. Niyo ngo umugisha w'Imana utandukanye n'ibyo twita umugisha abantu b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Iyo umuntu yashatse ntabyare yumva nta mugisha afite, ariko uwashatse akabyara akarumbirwa n'abana ageraho yumva atakaba yaranabyaye. Yesu nashimwe cyane. Iyo umuntu yabyaye abana bakamubera ibirumbo, abakobwa bakaba indayi, abahungu bakaba amabandi, abantu bose agasigara yambaye urubwa rw'abana yabyaye, ageraho avuga ati
utarabyaye arahiriwe. Isuzuguriro cyawe niryo zina witwa, nta zindi imbaraga na zimwe ku isi zakigukuraho uretse imbaraga z'Imana zonyine. Akira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wemere kubatizwa mu mazi menshi, numara kumwakira aragukuraho icyo gisuzuguriro. Yesu aragukuraho iyo ndwara. Iyo ndwara yananiye abaganga, iyo ndwara yananiye abantu bose, Yesu arayigukuraho. Yesu nashimwe cyane. Ibyo ibyananiranye, wagiye muri Kongo biranga, wagiye muri Tanzania biranga, wagiye i Bugande biranga, mu Rwanda byaranze, wenda wagiye no mu Buhinde biranga, ariko muri Yesu ntabwo bishobora kwanga. Akira Yesu biremera mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ni Yesu wenyine ushobora gukiza urwo rubwa. Ni Yesu wenyine ushobora gukiza umutima wawe. Ni Yesu wenyine ukunga n'abandi uko yabashiye kutwunga n'Imana Data. Niwe wenyine wongera kukunga n'abandi bantu. Iyo biriya ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka ngo bituma n'abanzi be biyunga nabo. Wowe banza wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubanze wiyunge n'Imana. Numara kwiyunga n'Imana, abantu bazaza bagushaka. Abo wagiye ushaka bakanga kwakira, numara kwakira Yesu bazaguhamagara. Yesu nashimwe cyane. Abo wagiye komanga inshuro nyinshi bakagusubiza inyuma, numara kwakira Yesu bazaguhamagara. Haleluya. Arega Yesu araryoha. Yesu ni mwiza. Iyo umufite wumva wishimye, wumva unezerewe. Yesu ni umutungo, ni ubutunzi bwacu, n'ibyishimo byacu, n'amahoro yacu, n'imbaraga zacu. Yesu nashimwe cyane. Iyo wamwakiriye iwawe mu rugo amahoro araza. Iyo utangiye gutekereza ikintu kimwe ahantu tujya twicira ibintu. Iyo umuntu yibwiye ko Yesu atari ngombwa akakenerwa mu buzima bwe, niyo ntambwe ya mbere yo gutsindwa ku buzima bwawe. Iyo watangiye kumva ko Imana si ngombwa, Imana nayo arakuntu ariko Imana nayo ngo abantu bayita uko itari, Imana nayo abarakore barabeshya ngo bafite Imana kandi ntayo, ndetse nta nubwo Imana ikenewe cyane. Imyaka kwera ni gusa n'amahame yo guhinga, ukamenya igihe imvura igwira, kandi bakirengagiza ko Imana ari itanga imvura. Yesu nashimwe cyane. Bakirengagiza ko Imana idatanze imvura niyo myaka itakwera. Nanone kugira ngo ukore no kwikuramo ubunebwe na irongwe inshuti y'Imana, abakize bose ntago ari bo bakoze cyane. Biravuga ngo ibihe bigwirira bose, ngo igihe cy'umuntu kigeze ngo intwari sizo zirangiza urugamba. Haba n'igihe zari intwari zipfa mbere. Nuvuga ngo ibihe n'Imana igena ibihe, buri muntu wese afite igihe cyiyo cyageze aragenda, buri muntu wese agira ukuntu akora, n'Imana itugenera ukuntu tubaho. Simvuga ngo tubabanebwe, simvuga ngo tureke gukora, ariko mbere y'uko icyo dukora cyose tubanze twibuka ko Imana ari yo mugenga wa byose. Yesu nashimwe cyane. Hari abacuruzi bari bakomeye mu myaka yatambutse. Hano muri Kigali tugenda kuri, hari abantu bari bafite amakampani akomeye cyane, uyu munsi nta gihari. Barahari ariko izo company nizigihari. Barahari izo business nizigihari. Muri icyo gihe bakoraga, wabonaga bazi ko ari bo bantu bazi gucuruza muri uyu mujyi wa Kigali. Wabonaga bazi ko ari bo bantu bazi gushaka amafaranga abandi batabizi. Ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze, ko igihe ni igihe. Igihe ni igihe cyacu nshuti y'Imana. Mu gihe cyawe cyose igagupfukama imbere y'Imana, igakuramya Imana, igagusingiza Imana, ko niyo yonyine baca gukiza urwo rugo. Hari umugabo, ntabwo ndi bukoresha amazina, buriya muri Kigali turi abantu bake cyane, hafi twese turaziranye. Nunkurikira kuri radio wenda mvuze izina barimenye, cyangwa se sivuga kubera ko mbyishimira, cyangwa se no kwigisha. Mujye mutwihanganira, buriya bigisha dutanga ingero nyinshi. Umugabo yari afite business hano muri Kigali, yari afite company rwose ubona ikora neza cyane. Akigihe kiragera, buriya ari ukuntu isi igutwara. Wareba connections ufite, wareba abantu bose muziranye, wandikira ugasanga general runaka muraziranye, wareba ugasanga general runaka muraziranye, wakana ugasanga ministry kanaka muraziranye, wowe usanga badeshe bigo muraziranye. Hote ufite network ikomeye, nta muntu wanyeganyeza hano. Ariko igihe kimwe yibeshye mu mibare gato cyane, akora dega imwe, ayikoze inzego z'umutekano zazimugezeho. Buri hari igihe ushobora gukora icyaha n'inshuti yawe ikomeye akagutabaye igahunga, kugira ngo batamenye ko nayo iri muri iyo dosiye. Yisanze yageze muri gereza, imyaka yagiye kumara, wagiye garukira urumva ubuzima. Muri iki gihe muhura muramukanye, ubona afite adashaka no kwitegereza mu maso. Nuko isi rero nuko iteye, ntizakubeshye, kuko abakene b'uyu munsi nibo bakire bejo.
n'abakire b'uyu munsi haba igihe ari bo bakene b'ejo. Iyo hari ibintu byashobokaga abantu twese tukiga kubaha Imana mu bihe byacu, kuko urubwa kanaka yambaye ejo sirwo kanaka ejo ruzaba rwavuyeho nshuti y'Imana. Ko Imana ihindura amateka, Imana inyuranye ibihe, Imana isimburanye ibihe. Yesu nashimwe cyane. Iyo twiriwe tubwira wakire Yesu umwami n'umukiza, iyo uvuze Yesu umuntu akureba ahera ku kirenge akareba inkweto wambaye, akareba ipantaro wambaye, akareba ishati wambaye, arimo arashaka Yesu. Wowe urimo mwakire Yesu Kristo umwami n'umukiza. Nukuri Yesu arabakunda, Yesu arakomeye, haleluya. Yesu ni ubukiriye umwakire ubona byose. Umuntu agakureba areba hariya ku kirenge, inkweto yajya kona ku nkweto hariho urudodo, warayidoze yacitse urayidoda, akongera akareba ku ipantaro, akazamuka nawe uri muri Yesu, haleluya. Nukuri bantu b'Imana, Imana yacu irakomeye, haleluya. Akakureba irakomeye, nta kibazo, ijyana Imana ikomeye. Yakubaze arateranya bari inkweto asanga amafaranga yashizemo, areba ipantaro asanga niko yaracuye, areba ishati asanga irimo indodo ahantu zipfundikiranye, aravuga ati Yesu wawe ndabona ntabwo umuntu yapfa kumwiteza. Kubera iyo urimo muvuga nagira ngo babwire bwoko bw'Imana, wowe uri mudoda inkweto shikama, Yesu arahari, haleluya. Uyu munsi urazidoda ariko ejo uzaba uzicuruza, ahubwo nta nubwo uzaba uzambaye gusa, ushobora kuza afite uruganda ruzikora. Ko n'Imana itegeka iminsi igasimbura iyindi, haleluya. Iyo Imana yagukuyeho urubwa ruragenda, iyo Imana ntiyo mateka yawe aragenda. Abakuneguza amaso bihorere, abanakuneguza izuru bihorere, wowe vuga Yesu wawe wicecekere. Komera kuri Yesu wicecekere, mukomereho kuko hari abandi, hari abamushaka badafite, hari abantu batari bamubona, hari abanyoteye kumubona ariko nta mahirwe bafite kumubona. Cyokora umunsi azabagira impuhwe n'imbabazi n'abazabiyereka. Yesu nashimwe cyane. Ntuzagira ubwoba kuko ari igihe ujya kubwiriza wagera ahantu ukibaza. Umuntu umwe wari umuprofeseri muri kaminuza ngo yigeze kubaza umwana ngo aramubaza ngo ngewe ndi professor, amubwira amafaranga ahembwa, amubwira ibyo yize, aramaza ngo papa wakora iki? Mwana bango papa wanjye arahinga, yize iki? Ntago yigeze yiga. Aramura ngo ngewe na papa wawe imbwa ninde? Umwana arabiriye aragati so ndatinyuka kubwira professor ko ari imbwa. Rero batekane basi ntihangane mvuge ko papa ariwe ngo ko atananyumva atari bunambone nibura nikura imbere ya professor. Arangije aramubwira ngo yewe ngo papa ni imbwa. Professor ngaramuyaza aramubwira ngo papa wese imbwa w'imbwa ni wowe. Wowe utinyuka kwita so imbwa kugejeje aha ngaha, iyaza kwimbwa ntaba kugejeje aha ngaha ugeze. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe impamvu narimba ushobora kugera, hari igihe ugera ahantu umuntu akayagura ngo ariko reka tuvugishe ukuri, ngewe sinsenga, sinkeneye no kunasenga ko numva no gusenga bitari ngombwa, ariko wowe usenga nanjye urabona bimeze bite? Wakwireba wareba aho hari muri ako kanya ukumva wavuga uti yewe ndabona aho udasenga ari wowe bicamo. Tubwizanye kuri bantu b'Imana, ibi bihe bibaho. Ko hari igihe ushobora gusanga umuntu yicariye yibereye mu nzu ya etage, arigendera mu kimodoka cye cya miliyoni wenda zirenga n'ijana, wowe urimo urabwira Yesu kandi urimo uragenda n'amaguru, yewe uranashonje arabibona, buri umuntu ashonje no ku maso biragaragara, akakubwira ngo wowe usenga nanjye udasenga urabona bimeze bite? Wabireba aho utariko wa mugani kuya shana kwete ngwene nkoreka tujya gusengera aho nsengera ari hujye, ngewe mfite umupfumu wanjye cyangwa se ngifite ibintu binkora kandi bikambira, wowe uri mu biki? Iyo byageze hari nagira mubwire ngo ibi uzamubwire ngo Imana yitwa Nyiribihe. Yesu nashimwe cyane. Impamvu ubona nshingura ikirenge nkagenda nuko n'ubuzima bwanjye buragenda. Aho ndi uyu munsi ntabwo ariho nzaba ndi ejo, kimwe nuko nawe aho ari uyu munsi atariho yarari ejo. Haleluya. Rero nuba ngo nanjye ndagenda uyu munsi, reka nkomeze ngenda na Kristo wanjye, nkomeze muvuge, nkomeze mvuge neza ye, nkomeze mvuge imbaraga ze, nkomeze mvuge urukundo rwe, nkomeze mvuge kugira neza kwe, ko nizeye neza ko ahangaha ndi ejo nzaba ndahana. Yesu nashimwe cyane. Ko ubuzima ntabwo bwanyambitse imigozi ngo bwaranzirize, niyo banzirika Yesu azanzita, niyo bambohera ahangaha Yesu azambohora.
umva ukuntu Bibiliya ivuga hano ku murongo waho wa 7 ngo mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kabiri. Yesu nashimwe cyane. Mu cyimbo cyo kumwara, mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni, Imana igiye kugenera kabiri. Imana igiye gukubira kabiri. Imana igiye guha umugisha w'ugira kabiri. Yesu nashimwe cyane. Imana igiye guha umugisha w'iburyo n'umugisha w'ibumoso. Yesu nashimwe cyane. Iyo buriya abantu Imana ivuze ngo nzaguha umugisha w'ugira kabiri, n'ibyishimo n'amahirwe. Okay, abantu wenda abantu bakamyeho inka. Buriya inka kugira ngo uyikamishe amaboko abiri, ibyo bita kuvuruganya, nanone biterwa n'umureto wayo n'amatifiti. Ko inka iri bukamemo inshuzi nk'eshatu ni unavubanyije ntiwayabona, utinda kwibere rimwe kugira ngo uzasanga ko n'indi yagiyemo. Imana igiye kubaha umugisha wo kuvuruganya. Imana iguha umugisha wo maboko abiri mu izina rya Yesu. Ikindi iravuga ngo mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagenerwa kabiri. Mu cyimbo cyo kumwara kwabo muzishimira umugabane wanyu. Nabo mu cyimbo cy'isoni ugiye kwishimira umugabane Imana iguhaye. Ko ndaguhamiriza ko muri iki gihe Imana igiye gukuraho iryo zina mu izina rya Yesu. Ndaguhamiriza ko muri iki gihe Imana igiye gukuraho urwo rwa mu izina rya Yesu. Ndaguhamiriza ko muri ubutumwa tuvugana Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri. Yesu nashimwe cyane. Ngo nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri. Imana igiye gukubira kabiri. Imana igiye kugabira kabiri. Imana igiye gushyira umugisha iburyo n'ibumoso. Imana igiye gushyira guhirwa mu nzira zayo. Imana yo mu ijuru ibahe guhirwa mu izina rya Yesu. Ngo kuko ngiye Uwiteka nkunda imanza zitabera. Iryo niryo jambo nsorejeho. Ngo kuko ngewe Uwiteka ku murongo wa 8 ngo nkunda imanza zitabera. Imana ntireba nk'abantu. Imana ntireba igihagararo. Imana ntireba zasevaho umuntu akomoka. Imana ireba nk'Imana. Yesu nashimwe. Iraba ngo ngewe sindeba nk'abantu. Kubwo abantu ntiwakabihawe, ariko kubw'Imana uzabihabwa. Kubwo umugambi w'abantu ntiwagashumbushirijwe, ariko kubwo umugambi w'Imana urashumbushwa kabiri. Kubwo ibitekerezo na judgments z'abantu ntago wakabaye wicara muri ya ntebe y'icyubahiro, ariko kubera ko ari Imana ivuze ugiye kwicaramo mu izina rya Yesu. Kubera aho uvuka kwa papa wawe na mama wawe na baso wawe ntago wakabaye uyu munsi ugiye kwicara muri ya ntebe, n'abantu ntibakwemerera kuyijyamo, ariko kubera ko ari Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, kubera ko ari Imana idukunda, kubera ko ari Imana itarobanura ku butoni, ugiye kwicaramo mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Nyiri ibihe byose amashimwe n'icyubahiro n'aya. Turagushimiye kuri Imana yumva, turagushimiye kuri Imana ituze, turagushimiye ko umwami wabanye natwe mu rugendo rw'iminsi 14. Ni wowe ujye ubasha guhindura ibihe, ni wowe ujye ubasha gusimburanya iminsi. Mwami urakoze kudukuyeho urubwa, urakoze kudukuye mu mutima wirabura, urakoze kudukuye mu babaro, urakoze kuyimwijima mu mitima yacu, urakoze ku mucyo wawe turasiye, urakoze kudushumbusheje, urakoze kuhaye mwami uduhaye amavuta mashya, urakoze kuduhaye imyambaro mishya, urakoze mwami kuhinduye amateka y'ubuzima bwawe, urakoze icyubahiro n'icyawe, amashimwe no gukomera no guhimbazwa n'ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'umwijima umugisha bwoko bw'Imana kandi Imana ibagirire neza.